Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba MC Rubangukana bigwi kagatega turi ku muriro ka karuteca umugambi wemeje guhiga nkesa igikanu cy'ifizi nongeye mbayite ibiganza byombe nongeye kandi ndabashuhuje cyane bitarabaho. Reka twongere tugwane mu byano. Ndongeye ndigarukiye muri cya kiganiro cyacu kiza cyane, cya kiganiro twikundira, cya kiganiro twakunze turi beshi, cya kiganiro abasaza twisangamo, ababyeyi tukisangamo, abakecuru tukisangamo, abagabo, inkumi n'abasore ndetse n'abana bakiri batoya cyane rwa rucando gicira inkonda nabo bakaza koko bakizihirwa. Muti ese noneho Rubangukana bigwi noneho uyu munsi bimeze bite? Ngira ngo murabibona mbanje nkenyemuye, mbanje nizihiwe, mbanje niteguye kuganira namwe ndetse no gusangira namwe ibitekerezo. Uyu munsi rero ntabwo turi buze ndabizi neza ko uyu munsi buri wese araza kwisangamo, buri wese araza nabyibuka araza guseka koko byanyabyo. Ego uyu munsi rero tugiye kugaruka cyane kuri ya mikino yaturanze hambere, ya mikino twajyaga dukina kera tukiri batoya, ya mikino twajyaga dukina tubyiruka, ndetse na ya mikino yagiye iranga bakuru bacu ndetse na basogokuru, hakaba imwe n'imwe bagiye bisangamo, mbega ukabona koko ari bya bihe tugiye kugenda tugarukaho. Ego reka dutangire noneho twirebera ese ni iyihe mikino. Ndabizi ubu iyo nanjye mvuga ni ya mikino yaranze basogokuru, ya mikino yaturanze, ubwo muhita muvuga muti ni bya bihe koko, ni bya bihe tugiye kugarukaho bya nyabyo. Reka duhere ku gisoro, mbanze nsuhuze abantu bakinnye igisoro, abantu rwose bakinnye igisoro, abantu babuguje mwese mbanze mbahetere ibiganza byombi, ngire nimwokagira Imana mwe. Iyi ari imikino itoroshye, ndetse iyi mikino ntabwo yakinaga abantu boroheje gusa, wasangaga n'umwami arimo kubuguza n'abatware, ugasanga umwami arimo arabuguza n'undi mwami wo mu kindi gihugu. Yego ugasanga ni imikino ikomeye cyane. Ntabwo ariyo gusa kandi wasangaga abasore barimo bakina imikino yo gutegana, izo bita za rugondi ihene. Reka nsuhuze abantu bavunitse imigongo kubera gukina iriya imikino yo gusererekana. Ego reka nsuhuze kandi n'abantu bakiniye imikino yo gusimbuka urukiramende, abantu mwese mwasimbutse urukiramende, ndetse na n'uyu munsi ni imikino uyu munsi igihari cyane, ikidufasha guhimbaza ibitaramo byacu, ikidufasha guhimbaza ibirori byacu, ikidufasha kwishimana hamwe n'urungano. Ntabwo ariyo yonyine kandi, reka mpita nisuhuriza abakobwa bakinnye imikino yo guca amata. Abantu mutabizi bakoreshaga utubuye, kwa kundi bagendaga batera hejuru, bakaza kugenda bashyiramo hano mu ntuza hagati y'intoki. Reka mbasuhuze cyane, nsuhuze n'abakobwa bakinnye umurenzo, akarenzo. Abantu bagiye bakina iyo mikino. Si nibyo gusa kandi ni imikino ni myinshi cyane. Nsuhuza abasore mwagendeye ku mitumba n'abakobwa, abantu mwaciye imyenda mukayimara, ugasigara ugendeshaho akabuno gusa ku mutumba, hari n'abavunikiyeho. Mwese ndabasuhuje cyane. Ntabwo byari byoroshye. Hari indi mikino uretse ko abantu benshi batigeze bayimenya, nko bita umukokobeko. Wabaga ari inkundura, cyo bita gukunkumurana, ngo kagira Imana. Biriya nabyo ni ibiganiro tugenda twibuka, mbega ni bya bihe ahabayeho hacu, ahabanje hacu. Mbega ikiri cyongeye kugira ngo tubyibuke, twongere tubiganireho, twongere twibukiranye iyi mikino yagiye ituranga. Yego noneho rero reka nsuhuze abana mwakinnye ndetse mugikina imikino yo guhana ubute ndetse no kuburarana. Uti ngubwo, uti ndabuguhaye, ati nawe ndabugushubije, hakaba ababurarana. Iyo mikino se murayibagiwe n'akanya? Bya bihe dukomeze twibuke,
imikino ni myinshi rero, imikino ni myinshi. Abantu twakinye imikino bita kanjenje na kanjegeri, kwa kundi twagendaga tugashyiraho ibipfusi, hari naho bashyiraho ibiganza bakarambura, ubundi mukajya mugenda mukina nyine muririmba twa turirimbo. Ngira ngo bamwe na bamwe mugiye mutuzi abantu mwakinnye utwo tuntu. Reka mbasuhuze cyane, yego rero reka mbasuhuze abantu mwakinnye bankoni y'inka. Uti bankoni ndakuragiza nkagucyuza bankoni, ukajya ugenda uhindura ku dutoki. Harimo abahanga bo gukina iriya mikino. Abantu bakinnye bankoni y'inka mwese mbayiteye ibiganza byombi, rwose ndabasohoje cyane. Bankoni y'inka no kuzibumba mwokagira Imana, ari abantu twazikinye. Noneho twebwe nk'abashumba rero iyo tuzigarutseho duhita tuvuga tutariko iriya mikino njyewe iyo nyibutse mpita mvuga ni iriya mikino yari imeze neza cyane. Yego rero ntabwo ari ibyo gusa, kandi hari icyo bita gukubita umumari. Abantu mwese mwakubise umumari. Hari n'abavanga no gukubita umugore wamaze imbuto mu kigega. Reka nisuhuriza abantu mwakubise abagore bamaze imbuto mu bigega. Abantu mwakinnye mwakubise umumari mukubitisha icyo bita imbwa, mwese mbaheteye ibiganza byombi. Iyo ni imikino yagiye ituranga rero. Hari n'abantu bakinnye uruziga, icyo bitaga ngo ni ikibyeri. Abantu bakinnye uruziga. Reka nisuhuriza abantu mwakinnye kibarika. Reka mbasuhuze cyane, reka mbasuhuze abantu mwakinnye imikino ya kibarika. Harimo abahanga cyane. Si ibyo gusa kandi reka nisuhuriza abana mu gikina udukino two kwihishanya. Iyo ni imikino yabayeho na kera kose. Iyo ni imikino yagiye ituranga. Iyo ni imikino yaranze abanyarwanda hambere habanje. Mbega turizihirwa, imikino iratwizihira, ndetse uyu munsi twarakuze turi abantu bakuru. Uyu munsi dusigaye dutarama tukizihirwa. Si ibyo gusa kandi hari n'abasore bakinnye umupira kera. Mbonera no kwisuhuriza abantu bari hariya mu Fundo kwa Rutaremara rwa Kayonde. Uyu munsi naho bita Inyamagabe bafite ikipe y'amagaju, ikipe yo kubw'abami, ikipe yo kubwa Rutaremara rwa Kayonde, ndetse yatwaye igikombe kubw'abami. Abantu bakinnye umupira w'amaguru ndetse na n'uyu munsi bakiwukina n'abawukunda. Mwese ngize gutya baheteye ibiganza byombi mwizihirwe. Iyo ni imikino yagiye turanga rero. Abantu mwakinnye amagoro, icyo bita kuzimena, ugasanga wazanye za ketus ukagira ngo uba muri doco, uba urimo gukina karate. Namwe ndabasuhuje cyane. Iyo ni imikino rero yagiye turanga. Bega ubwenge tugiye tunyuramo niyo tubashije kuba twebwe turi kwibuka muri aka kanya. Nawe nibuze hari umukino wagushimishije cyangwa se wakubabaje, niba hari umukino wibuka wabayeho kera habayeho, niba hari umukino wibuka uyu munsi, ndetse munadusangize n'indi yavutse uyu munsi. Tuba turi kuvuga bya bihe bikomeze kudufasha kwibuka, bikomeze kudufasha kuzirikana umuco w'abanyarwanda, umurage musekuru umunyarwanda, ndetse no kuwusigasira. Ibuka gukora subscribe, share ndetse na comment. Ndaho njyewe ndi MC Rubangukana Bigwi, umutaramyi wanyu byahamye. Ni kagati gaturi ku muriro ka karutica umugambi yemeje guhiga neza igikano cy'imfizi. Bakunda kubi rero ni murambe kandi murambe imitaga itazimiza ububa. Bya bihe dukomeze tubikurikirane neza, tubyibuke kandi tubyibukiranye. Amahoro.